Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'umurongo wo mu muhanda urombereje n'ucagaguye ndetse n'uburyo tuyikoresha neza mu kuyigenderaho mu muhanda. Ese wari ubizi ko iyo baguhagaritse ku murongo urombereje biba bitemewe kuhahagarara? Impamvu bitemewe guhagarara ku murongo urombereje ni uko umurongo urombereje ushyirwa mu ikorosi ahantu umuntu atabasha kureba imbere ye. Iyo aho hantu wahagaze uba ushobora guteza impanuka. Niyo mpamvu iyo uri mu kizami bakagusaba gushyira ku ruhande ku murongo urombereje, ubanza ukababwira ko bitemewe, bakubwira ko byemewe, bakubwira ko nta kibazo kubera ububasha bafite, ugashyira ku ruhande ugahagarara, ariko ukaba wabanje kubabwira ko bitemewe. Umurongo ucagaguye wo mu muhanda tuba twemewe kuwuhagararaho kubera ko umurongo ucagaguye ushyirwa ahantu harambuye cyane umuntu abasha kureba imbere y'imodoka imuri imbere ku buryo ashobora kuyidepansa. Ahantu nyine hisanzuye aba ari umurongo ucagaguye hatari mu ikorosi. Icyo gihe bagusabye gushyira ku ruhande aho hantu ntabwo urinda kuvuga ko bitemewe, ushyiramo ikinyoteri ugashyira ku ruhande ugahagarara, ushyiramo buri kinyoteri, bagusaba no gukata gusubira inyuma ugakata nta kibazo, kuko iyo umurongo ucagaguye aho hantu nta modoka, aho imodoka yaturuka hose kubona kare. Ariko mu ikorosi ku murongo urombereje impamvu bitemewe kuhahagarara ni uko niyo bagusabye gukata usubira inyuma utemerewe gukatira ku murongo urombereje, ubanza ukabwira afande ko gukatiraho bitemewe. Iyo akwemereye ukora manevure hejuru y'umurongo urombereje ugakata ugasubira inyuma aho waturutse. Ariko yaba kuhahagarara yaba no kuhakatira ku murongo urombereje ntibyemewe. Ku murongo ucagaguye biremewe kuhahagarara no kuhakatira. Abanyeshuri ba Teacher Musoni Rwanda, uyu munsi tugarutse noneho muri sirikirasiyo twereka imirongo yo mu muhanda uko ikoreshwa. Hari imirongo icagaguye, hari imirongo irombereje. Tugiye kurebera hamwe uburyo iyo mirongo yose tuyikoresha mu kizami. Umunyeshuri, hari ukuntu uri mu kizami umupolisi n'ubwo atishyira ku ruhande ku murongo urombereje. Ushyize ku ruhande uba watsinzwe kuko guhagarara ku murongo urombereje bitemewe. Umurongo urombereje impamvu bitemewe kuwuhagararaho ni uko uhagaze mu ikorosi ahantu utabasha kureba imbere yawe. Guhagarara ku murongo ucagaguye biba byemewe kubera ko ku murongo ucagaguye uba ubasha kubona imbere yawe neza. Gukatira ku murongo urombereje ntibyemewe, no kuhagararaho ntibyemewe. Aho umurongo ucagaguye biremewe kuhahagarara, biba byemewe no kuhakatira. Tuzatsindwa n'iki kintu nakigusobanuriye. Bamwe bakunze gutsindwa no kurangara mu gihe afande amubwiye gushyira ku ruhande akajya guhugira mu gupangura abatensi no gushyiramo ikinyoteri ntarebe aho agiye guhagarara. Ushobora guhagarara ufunze umuhanda ni ikosa, guhagarara ufunze igipangu gisohokamo imodoka ni ikosa, guhagarara ku murongo urombereje utabwiye afande ko bitemewe ngo aguhe uburenganzira bwo kuhagarara naryo ni ikosa. Muri sirikirasiyo ntabwo kuba uje ipangaga no gutwara no kuba imodoka itakuzimana aricyo kizami gusa. Nyine kuba uzi gutwara imodoka mu buzima busanzwe bisaba no kuba uzi foromire y'ikizami. Foromire z'ikizami rero ugomba kumenya n'izi ngizi. Mu gihe utwaye imodoka, mbere yo guhaguruka aho wari uhagaze ukuramo duplikinyoteri ugashyiramo ikinyoteri cyo guhaguruka igihe cyose kiba ari icy'ibumoso, ukareba muri retroviseri mu gihe ugiye guhaguruka ngo ukomeze. Hangaje bisanzwe ugatwara. Mu gihe bakubwiye gushyira ku ruhande ntabwo upfa guhagarara aho ubonye nyine nk'umuntu ugiye gusiga umugenzi, kubera ko uri mu kizami ugomba gukoresha uburyo bwa foromire y'ikizami. Ubanza ukareba niba aho hantu hemewe kuhahagarara. Ahantu hatemewe guhagarara uzabwirwa n'iki? Igihe ugiye guhagarara ahantu hari agahanda kinjira mu wo urimo, hari igipangu gisohokera aho ugiye guhagarara, mu gihe no ku muhanda ugiye guhagarara hari umurongo urombereje, aho hantu ntabwo haba hemewe kuhahagarara. Igihe uzamenya ahantu hemewe guhagarara mu gihe muri sirikirasiyo y'ikizami uri kumwe n'umupolisi, nakubwira gushyira ku ruhande ukabona udafunze igipangu, udafunze n'umuhanda winjira mu wundi, n'ahantu ugiye guhagarara hakaba hari umurongo ucagaguye, icyo gihe uzaba wemerewe kuhahagarara kubera ko aho hantu nta nkomyi bihari. Ugashyiramo double kinyoteri kubera ko uhagaze mu muhanda hagati aho abandi bakabaye banyura. Iyo bakubwiye ngo dukomeze imbere ntabwo ugendera muri double kinyoteri, uzikuramo ugashyiramo ikinyoteri cyo guhaguruka. Mbere yo guhaguruka uranza ukareba muri retroviseri ku ruhande rw'iburyo kugira ngo urebe ko inyuma yawe nta kinyabiziga cyagutepanje cyangwa cyahagurutse mbere yuko nawe uhaguruka mukaba mwagongana. Ibyo byose umaze kubicekinga urahaguruka ugakomeza imbere. Hari ukuntu babwira umunyeshuri ngo turakata iburyo cyangwa ibumoso, agakatayo nta kinyoteri ashyizemo bisanzwe. Urumva ushobora kujyayo neza ukajya no mu mukono wawe ariko utashyizemo indangacyerekezo yereka umuntu uri inyuma yawe ko ugiye gukata, aba ari ikosa. Hari amakosa mato cyane muri sirikirasiyo abantu bashobora gutsindirwaho mu gihe utayitayeho. Ubura gutsinda ikizami cya sirikirasiyo ntabwo bisaba ko uzi imodoka cyane, ahubwo bisaba ko uzi foromire z'ikizami. Niyo mpamvu hari ukuntu umuntu ashobora gutwara imodoka ye imyaka 5 ariko yaza mu kizami akaba yatsindwa n'akantu gato, kwibagirwa ikinyoteri, guhagarara ahantu hatemewe atarabizi ko ibyo bitemewe, ko yakwiye atwaye imodoka ye nta hatemewe guhagarara ahagarara aho abonye.
Hari amakosa nkunze kubona n'abashoferi basanzwe batwara imodoka mu buzima busanzwe bafite na perime bakora kandi ajyanye n'ino mirongo. Hari igihe umuntu aba ari kunyura ahantu hari umurongo urombereje atemerewe kudepansa, imbere ye hakaba hari nk'ikamyo kandi abantu bakabaterera, urabizi ko ikamyo ziba zigenda gake akarambirwa akadepansa kuri uwo murongo. Hari igihe udepansa ya kamyo igahura n'indi modoka imanuka ukabura ahantu unyura kandi warangije kuyidepansa kandi utari bwanasubira inyuma. Ibyo biteza impanuka, hamwe usanga umwe ari kwihengeka ashaka gushakira inzira kugira ngo utamugonga kandi ari wowe wanamwinjiranye. Rero ni byiza ko mu gihe ubona hari umurongo urombereje no mu gihe ufite perime, ibyo birakureba, ugomba gutegereza ikinyabiziga kikuri imbere kikagera ku murongo ucagaguyeho, ubasha kureba imbere yacyo ubona neza ko nta nkomyi, ukabona kumudepansa, kuko biteza ibyago kudepansa ku murongo urombereje mw'ikorosi abantu batabasha kureba. Ntabwo ibyo bireba umunyeshuri uri mu kizamu uri kumwe n'umupolisi, kuko n'uba uri mu muhanda kamera nako umupolisi uhagaze ku muhanda iyo udepanje ahantu akureba hari umurongo urombereje araguhagarika akakwandikira. Numva ko amakosa atareba umunyeshuri, areba n'umuntu ufite perime ariko wenda atabizi, kuko hariho n'ubikora nkana kuko avuga ngo nta mupolisi uhari gushaka gusoza kudepansa aha hantu, ugahita uhura n'umupolisi agahita akubwira ati hari ahantu wadepanshije nakurebaga kandi hari umurongo urombereje ntabwo byemewe mu muhanda, nabo bajya babandikira. Irinda aya makosa mu gihe ufite perime utwaye imodoka yawe, unayirinde mu gihe uri mu kizami. Nshaka gusubiza abanyeshuri hamwe muri rusange bajya bambaza se iyo umuntu akora manevure ni ngombwa ko haba harimo ibinyoteri? Ni ngombwa cyane ukora manevure iyo ugiye imbere ushyiramo icyoteri cyaho ugiye, ugahindura amapine ugashyiramo rivansi ugashyiramo dubure kinoteri, waba utarasoza guhindukira ugasubira imbere ugashyiramo icyoteri cyaho ugiye, wasubira inyuma ugashyiramo dubure mpaka usoje manevure uhinduye ukomeje urugendo. Mu gihe cyose uri gukora manevure, niba ari imbere ni ikijya imbere, niba ari inyuma ni ikijya imbere, ugomba kurinda manevure yose ukoze ugomba kuba harimo icyoteri cyawe, niba ari inyuma dubure, niba ari imbere icyoteri cyaho werekeje. Ni ngombwa cyane. Ahubwo bambajije ati ni ngombwa cyane, ni ngombwa ko umuntu ari ngombwa ko akora mu gihe ari gukora manevure ashyiramo ibinyoteri? Ni ngombwa. Mu gihe bagusabye gukora manevure mu muhanda hagati, ni ngombwa gukoresha n'ibinyoteri mu gihe uri gukora manevure. Iyo ugiye imbere ushyiramo ikinyoteri cy'aho ugiye ubona icy'iburyo, ugahagarara mu gihe ubona ushobora kurenga umuhanda, ugahindukiza amapine, uhindura revanse, ushyiramo dubure kinoteri ugasubira inyuma, wagera inyuma ugahagarara, ugahindura amapine, ushyiramo ikinyoteri cy'iburyo, ugasubira icya mbere ukigera imbere, ugahindura amapine, ugashyiramo dubure kinoteri ugasubira inyuma kugeza igihe ugarukiye mu gikuta cyawe ariko utigeze wibagirwa ibinyoteri. Nta hantu hamwe wemerewe kwibagirwa ikinyoteri mu gihe uri gukora manevure. Uko usoje gukora manevure uri kugenda ujya imbere, ibinyoteri byose uba wabikuyemo kubera ko warangije gufata igisate cyawe wagiye. Impamvu dushyiramo ibinyoteri iyo turi mu muhanda hagati, iyo usubiye inyuma ugomba gushyiramo dubure kinoteri kugira ngo wereke abantu bakuri inyuma ko uri kugaruka rivanse. Iyo ugiye imbere uri gukata ugomba gushyiramo ikinoteri cyerekana aho ugiye kugira ngo wereke abantu bakuri inyuma ko uri gukata usubira inyuma. Na hano duhagaze mu muhanda dusabwa gushyiramo dubure kinoteri kugira ngo twerekane ko duhagaze ahantu hatemewe. Igihe cyose uhagaze mu muhanda izindi modoka zakabaye zinyuramo, uba ugomba gushyiramo dubure kinoteri kuko uba washinye sirikirasiyo. Ahantu twemerewe guhagarara dushyiramo dubure kinoteri ni mu cyapa gusa. Igihe cyose uhagaze ahantu aho hose hatari icyapa, uba wafunze umuhanda w'ibindi binyabiziga byakabaye binyuramo. Niyo mpamvu tugomba kugaragaza ko duhagaze nabi tugashyiramo double indicator. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Some days I can't tell my body belongs to me. I love that Action. fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Content, hold your breath and feel the tension. Devils hide behind redemption. Honesty is a one-way gate to hell.